bite se mwana cyane sawa mu kimwanya ubu ni sawa cyane ariko nyine gake gake urareba ibintu biba byagoranye ibintu se byaragoranye gute mu mwanya ikintu cyitwa inzara hano hepfo inzara hariko rwose abantu ngiye bikigiye barazi wowe uravuga inzara hano uzi inzara iri hararuguru hari iwacu ahubwo mwana urabura agashinga twikore yego se mwana kare ni wowe wanjye kamwereke ni gushinga bizinesi ugira ate rero bizinesi hazamo amahirwe cyangwa umwaka ukuba ushobora kugufata bakanakwica awubwire rero iyo bizinesi wagize ubwoba ujya wigira ubwoba ariko kuko utangiye kugira ubwoba ntacyo mwikomeza umbwire ari iki mbe numva ibyo ari byo da iyo bizinesi niyo kwiba kwiba nta mungoko ko ntinya kwiba kuko ntinya gukuya none se niba utinya inkoni utinya gukubitwa kwiba si ugukubitwa rero tuzajya twiba noneho tuzaba tuzinduka mu gitondo tugende tuzajya duhurira hano urabyumva ndi kumva nifitiye ubwoba ariko ako ubwoba ufite n'ubwiza no kwiba wowe wigeze ubikora ibyo bintu byo kwiba genda mo mubwira ibyo bintu birambyemo ndabizi neza we nyizera gusa wizera ubundi se sinsanzwe ufite telefone iri ngaho yinyereke iri wese mwana telefone ko kure duhagaranye kugira ngo wemere nyine ko umuntu aba arenze yinyereke wigeze ubona nkukoraho se yinyereke ese kureba nayo kutura naho nari telefone nahakira ariko nyine mujye nimukajye mwishyira hejuru ubu urarebye ubona agendemo ndakubwira ibintu ntabizi ese mwana wowe wajyanye ryari ko nyine mujye mwemera nibyo nkubwira noneho rero reka tuve muri ibyo ngibyo tugiye kugenda turahurira hano buri wese azanye ibyo azana nyine duhite duteranya tujyane ku isoko hari haruguru tugurishe ubwo nyine sava nta kibazo turongera guhurira hano mu kanya 2 hours later. wahantanze nahageze mbega kuyora ibigori by'umukecuru we bagiye nuko utazi kwinjira mu gipangu cy'umukire ari hepfo cy'amabati y'umutuku byari bigoye ariko sha turumye barahita batubwira kare utazi imizigo mfitemo hano yababa we uzi imizigo ako byo biragaragara ko harimo boro nyinshi sha tuza reka nereke hasi gade nyereke sera tuza wihera amaso nyereke reba mbabe waba nkukishije kutuba turi muzi reba nk'aka gakweta wakabonye ahuda gakweta wakabonye oya mwereke n'akandi kako ana ndebe imizigo ni wagwana ibyo ko nibagiye no kuzana n'udushumi twazo ariko ntacyo nari isize inkweto zanjye kandi zivanye he inkweto ko ari izanjye inkweto ni izawe inkweto ni izanjye mwana nose umwana ubu tugiye kujya dusubira inyuma tunibane izi nkweto dore ni izanjye rwose nta n'ukwezi gushize ziguze dore n'izindi mwana nawe none si imizigo ngenda yifite uza kumbwira inkweto ni izawe uretse uruganda rukora inkweto si rumwe ngaho ntacyo uzana ibindi warebye amafaranga yo ibintu byo kwiba dore bakano noneho akagodiyo dore n'akako ko gafite nubwo hano twazajya turashyishaho akantu kugira ngo ase mwana barakuroze mbese izi nkweto zose ko ari izanjye nkubwire uruganda rukora inkweto ni rumwe uri kumva ahubwo ndeka nkwereka n'undi muzigo mwana nawe nabyo nose ubu tugiye kujya twibana natwe hagati yacu inkweto zanjye zose urazizanye tuza nkwereka iri mizigo uruganda rukora inkweto ni rumwe noneho reba umuzigo wagwana yababa we ase nose telefone yanjye yijyanye telefone se ni yawe asema umviriye mu nzu ino telefone ko ari iyanjye rero nagiye ku gipangu kiri hepfo kingishije mitarike y'umutuku niho iyo mizigo ntayikuye nande ikimenyimenyi muri sobanyi hameze gusa aho nazanye n'agasarijeri kayo kuko tishaho sharijeri ase barakuroze hari telefone yanjye na sharijeri ubijyanye hehe ibi ni ibyanjye haba zino nkweto zose bino bintu byose uzanye ni ibyanjye ubu se ubijyanye hehe
kunyibye ntabwo uranyibye nari bigiye uramara cyane gahunda twari twahanye yari gahunda yo kujya kuzana imizigo Uramara. ku isoko ubikuye mu nzu imeze gute ku nzu isakaje amabati y'umutuku ifite igipangu urugi rwa mitarike runini cyane nyine rumwe basunika rw'umutuku niho mbikuye. none se winjira mu nzu wasanzemo televiziyo ya furati y'igisore inkorokoro runini shaho. winjira mu nzu wasanze ku meza hari amasahani iyi amasahani y'amadongo nayabonye. ya baba urandangije nyine nta kundi se wigisha intore guhamiriza igakomeza gutaha. none nawe nyine urarebye uhita undusha gutara. none yewe wantumye imizigo nayizanye ahubwo dukore tugire vuba tujye ku isoko tujye kugura. ntabwo wanjyanira ibintu we ibintu byanjye ahubwo mwana we nanagukubita umenya ko njye nanagukubita byambunye njye nanagukubita oya genda rwose ugende ku turagurisha ibigori byonyine ntabwo byakunda byose turabigurishiriza hamwe. nose uragurisha ibintu byanjye umva byose turabigurishiriza hamwe urikumva. nose ntabwo wagurisha ibintu byari biri muri gahunda se. ndetse muri gahunda ntabwo yari iyo kunyiba gahunda yari iyo kwiba ahandi ntabwo gahunda rero yari iyo kunyiba. ndahaze ntabwo wasanze jewe ndimo nigendagendera hano. none ubwo tubare ko se icyabaye ari uko utari uzi iwanjye. ntabwo nari imazi. wahamenye rero bino ndabisubiza. ahubwo se njye ngiye n'iki ko ibigori utakwiye kwa nyogokuru. reka ndebe mukecuru wawe se. reka ndebe mba mbona mukecuru akunda guhinga utu tugori ntazi. ibi we ntibabikwiye kwa nyogokuru. ibi bigori nabikuye ku nzu y'amabati y'umweru ya dumuzasi bari babyanitse kuri shitingi. umukecuru yambaye ibitenge bya Londoni uko nyine yababa we ikize kandi ubu se ko basi tutugoye ariko twejeje ubu gukwadeye mutuka ubu se ndabaho gute basi. ariko se ubwo ari bino bigori bitarimo na 30 na zino nkweto na telefone igura 200 ubu urumva ari nde wari wibye ndi ubu warundanye naho bino bigori ntacyo terura ujyana ibigori byawe nanjye ndajyana inkweto zanjye. mbone nahuye nazo ariko noneho njyewe uzi byagenze bite kugira ngo bino bigori ubu ariko reba wowe nagiye ibigori ariko abajura nimunagira na konti ibigori harya wowe uri iki ibigori nabiyoye kuri shitingi ariko wowe wagiye wica na serire yanjye ibintu byose urabyiye terura mwana ujyana oya mwana agenda nari